Yesu ashimwe. Reka nongere gusuhuze inshuti muvandimwe Uwiteka yemeye kuduhurira hano. Reka ubuntu n'amahoro bibane nawe. Dushimye Imana kubw'urukundo rwayo bitwemereye ko twongera kuboneka ngaha. Mpora mbabwira yuko ari umugisha ukomeye cyane kubona umwanya wo kugira agahenge ko kubana n'Imana. Yesu yavuze amagambo akomeye ngo ijambo ryawe ni umutsima w'ubugingo. Ijambo babwira ni umutsima w'ubugingo. So Dawidi nabiki ijambo ryawe umutima wanjye kugira ngo ucumuraho, kuko ijambo ryawe ari itabaza ry'ibirenge byanjye. Jambe buri gihe cyose iyo mfashe umwanya ngiye kwiga ijambo ry'Imana, nawe ndebye aho nasomye cyangwa ntasomye, buri gihe mbonamo ibintu bishyashya kandi bikomeza ubugingo bwanjye, nkumva imbaraga ziriyongera. Nta gushidikanya rero kubona amahirwe yo kujya aho Imana ivuga, kumva icyo Imana ivuga ni umugisha ukomeye. Reka dushimire Imana itanze amahirwe. Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe mu byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiriya y'ishuri ryo ku Isabato. Ngiye tugiye kubana muri kano kanya ni umuvandimwe Daniel, tumusifu ngo duhorana buri gihe. Ndi kumwe ndetse Janvier ni hanabayo nuko nguko Imana igumugisha Janvier. Janvier dushimire Imana dusenge. Mana nzima kandi yumva kandi data twese mu ijuru, izina ryawe rirahambaye habwa icyubahiro. Amen. Turagushimye ko uduhaye kano kanya, si bwo bwa mbere ukaduhaye. Uhora udutiza umwanya kugira ngo twumve ibyo dushakaho. Uyu munsi tugarutse imbere yawe. Yego. Twigishiriza mu izina rya Yesu. Amen. Jambo urakoze cyane, Imana iguhe umugisha mu isengesho. Dushoje icyigisho navuga ko cyasa nkaho kirwanya kucyumva. Abo twavuze tugomba gucyumva, navuze mbabaza icyigisho kivuga ngo kugarura, giving back. Ukuvuga ngo hari ibintu ufite bitari ibyawe wahawe, ugomba gutira. Ntabwo umuntu kugarura ibintu bitari ibye. Garura. Umuntu kuvuga ngo garura n'umuntu ufite uburenganzira, ni umuntu ufite uburenganzira ndetse azi neza ibyo ugomba kugarura, kuko ibyo gusanga kugarura abizi neza. Kuvuga ngo garura afite amakuru ahagije. Ntabwo mbaza umwarimu atwigishaga ko iki kintu kitoza ngo kugarura, tugarurire, tumugarurire iki, tukigarurire gute. Ikintu cya mbere twaga muri iki Janvier, ntabwo turi abacu ngo twigenge. Nta n'icyo dufite hano ku isi, nta nubwo turi abacu. Niba tutari abacu ngo twigenge rero, n'ibyo dufite nabyo ntabwo ari ibyacu. Turi ibisonga bifite umuntu bicungira ibintu. Noneho tuba dusaba kugarura. Turagarura iki rero? Turigarura ubwacu, tugarukira Imana. Navuze mbwira abantu ngo umuntu waje agasanga yarize, avuga Icyongereza, akora imibare yakora kuri computer bikagenda neza, uyu muntu ni impano yavuye ku Uwiteka, akwiye kuyikoresha mu kugirira abantu neza, abaruhura, abaha icyo babuze ko afite cyangwa adafite, bamuboneraho umugisha. Mbega icyo usabwa, ibintu byose Uwiteka yaduhaye, ubutunzi, ubwenge, uburanga, imbaraga, turasaba kubigarura Uwiteka tubifashisha abatabifite, kuko nicyo cyonyine Uwiteka avuga ubwo mwabikoreraga bamwe boroheje nyuma y'abandi, ni njyewe mwabikoresha. Janvier ntabwo kino cyumweru ari aho tuzasubira, ahubwo tugiye mu cyigisho gikomeye cyane. Nahoze mbaza abo mu ishami ry'Icyongereza umutwe bari bafite, sinzi nawe ufashe neza, ariko nakifuza yuko nawe twakoresha kurenza uwo dufite uyu munsi, kuko ubukene bw'Ikinyarwanda ntabwo byumvikana neza. Kuko mu Kinyarwanda turafite mu kuvuga ngo gucunga umutungo mu bihe bikomeye. Gucunga umutungo mu bihe bikomeye. Hagati aho twakiriye Samusoni udufasha muri kamera wo mu ishami ry'Icyongereza. Uri wumva ngo gucunga umutungo mu bihe bikomeye, wahita wumva nyine ni ibintu bya rusange. Igihe inzara yateye ni ugucunga umutungo, igihe ibyo kurya nyine byarumbye ni ugucunga umutungo, igihe ufite amafaranga makeya. Sinzi Samusoni, ubukungu bumeze nabi, ibintu bitameze neza. Samusoni mu Cyongereza mufite uwuhe mutwe? Muni managing what? Ni ugucunga umutungo in tough period, in tough time. Ijambo tough ritandukanye no kuvuga difficult cyangwa mu gihe kiri depression cyangwa kiri cyangwa kiri crisis cyangwa crisis. Kubera ko iri jambo tough nayenga numva kera amatsinda y'abaririmbyi ngo ni abatafu gang, abantu barakaye badafite imikino
rero hari igihe ibihe birakara ntibigire imikino bikaba ari ngo tafu noneho duhinde mu Kinyarwanda twavuga ngo uyu mutwe wasobanuye ngo gucunga umutungo igihe ibihe biturakariye. Gucunga umutungo igihe kindakariye. No, so gucunga igihe gikomeye cy'ubukene buri global cyangwa buri in general, ahubwo ni ugucunga umutungo igihe ibihe biturakariye. Noneho tubivanye muri rusange, ahubwo ngewe burya ibintu ntabwo abantu bahura n'ibibazo bitandukanye. Ushobora kuba uri ahantu wenda uca mu bintu bikomeye, ariko ari wowe wenyine, uri ahantu mu kazitiro wenyine. Mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo aho umugabo aterewe ntuharwanira, ngo kandi ngo umugabo ngo yitabaza icyo afite. Niko bakunda kuvuga bari kurwana, ubwo afite inkoni nayo kubitaga afite umupanga, no mu rukiko byajyaga bakavuga ngo umugabo yitabaza icyo afite. Ariko nugendera kuri no mutwe gucunga umutungo mu bikomeye, gucunga umutungo mu gihe kikurakariye kije no gifocus ngo wowe wenyine gusa binyuranye na sentence ivuga ngo umugabo yitabaza icyo afite. Kuko igihe kirakurakariye, igihe kikurakariye ubigenza gute? Reka twinjire mu cyigisho. Batangiye bavuga amagambo hano ngo utambire Imana ishimwe, uhigure Isumbabyose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, Nzagukiza nawe uzanshimisha. Hano hantu ni amagambo harimo ibyika bibiri bimeze nk'ikigombero. Sinzi ikigombero kuko cyitwa mu ndimi z'amahanga, kiri mu gihe cy'ikinyarwanda ariko aho abantu benshi batacyumva. Baravuga ikigombero bakabaza ngo ikigombero ni iki? Hano ikigombero ni iki ngo utambire Imana ishimwe. Ni ikintu ugomba gukora, gutambira Imana ishimwe. Uhigure Isumbabyose umuhigo wawe, nacyo ni ikigombero. Gutambira Imana ishimwe ni ikigombero ugomba kugira. No guhigura umuhigo wahigiye Uwiteka nabwo ni ikigombero. Noneho unambaze ku munsi w'amakuba, uhiga umuhigo kandi uhigure ushime Imana kandi unasenge ku munsi w'amakuba kugira ngo nayo igukize nawe uzishima uzanshimisha. Rimwe na rimwe isi yacu isa naho izenguruka idukoza ngino hino. Intambara, kumena amaraso, ibyaha by'inkoraruguma, ubusambanyi, ibiza, ibyorezo, ihungabana ry'ubukungu. Ibyaha by'inkoraruguma ry'ubukungu, kumungwa mu bya politike n'ibindi. Abantu ku giti cyabo n'imiryango yabo bafite icyifuzo gikomeye cyo kubanza gutekereza ku buryo bukomeye kubaho. Umugabane munini w'intekerezo zabo bawukoresha bishakira umutekano muri ibyo bintu nyine. Turi mu gihe aho isi jambiye irimo ihangana n'ibintu bitandukanye, kandi tubirimo kuberesha amaso yacu. Ahatari intambara hari ibyorezo, aho ibyorezo bitari hari amakimbirane. Hatari amakimbirane hari inzara. Ahatari inzara hari imitingito muri Taki, muri Turukiya. Ku ruhande rw'umuntu wese hari ikintu kimubangamiye. Hari ikintu gitunguye cyane ngo abantu uyu munsi bari bize bose bashaka ukuntu ku giti cyabo bakirwana n'ibintu birimo bibabangamira nabo bakaba babyiye. Urumva Daniel, iyo wenda uri mu modoka ikakuzunguza, kukoza hirya no hino, noneho urwana ushaka ko hari ikintu wafata kugira ngo nawe wirengere. Nibyo abantu rero bahugiye kugira ngo niba haje icyorezo biragenda gute, niba haje inzara ndabaho guteka kandi ngo ngomba kubaho. Hano rero imirimo yo muri ubu buzima yihariye umugabane munini w'intekerezo zabo, ndetse za buri munsi, imyenda bagomba kwishyura, mbega abantu bari bize bahanganye n'ibibazo bitandukanye. Hano Jean rero ese nakinibaza ngo ni ikibazo kuba abantu baba bashaka solution y'ibibazo bafite? Ntabwo ari ikibazo. Kuba abantu bari mu ntambara bakaba barimo bashaka solution kuri iyo kibazo, ibi tubyita icyaha. Ntabwo ari icyaha. Kuba abantu uyu munsi barimo bakora cyane ngo babe abantu bakomeye, Daniel nawe twari nk'abandi bantu, mbega avuga ijambo ryijyane, ibintu ni ikibazo. Ntacyo si ikibazo. Kuba umuntu yamenya ko agiye mu ntambara, akamenya ko jambo aje kumutera, agatangira kwitoza akitereyininga ngo ahangane na jambo, ni ikibazo. Nacyo ni ikibazo. Noneho niba atari ikibazo, ni iki kigomba kubanza noneho? Kuwa mbere tugiye kureba kugira Imana nyambere. Ingingo kuwa mbere kugira Imana nyambere.
iyi ngingo iribanda mu gitabo cya mbere cyo ku ngoma igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza 22. hari iryo jambo, hari igitekerezo cy'umwami, izina rye ninde? Ni Jehoshafati. Mu Kinyarwanda ni Yehoshafati. Yehoshafati. Mu Kinyarwanda. Nene vuga ngo iki? Nene vuga ngo je. Yehoshafati. Niwe mwami. Yehoshafati. Uyu ni umwami w'ubwoko bwa Israel cyane, watojeje abasirikare be akabashyira ku murongo. Mu nyandiko bamugaragaza nk'umuntu wari ukomeye kandi ufite igisirikare gikomeye. Buriya kubiza ibintu bya siyanse politike avuze ko umusirikare gikomeye hari ibintu kiranga cyane. Hari icyambere bita discipline, icya kabiri ni ukugira abasirikare benshi. Iyo ibihugu bigiye bifite abasirikare benshi bishyirwa mu bihugu bikomeye bifite ingufu mu gisirikare. Ndimo nshaka kwerekana ingabo yari afite zimeze kuko nk'urugero hari ibihugu tuzi bifite abasirikare benshi ariko bidashobora kuba byarwana. Nawe hari ibyo uzi bwite bijye guharanira amahoro byabageraho bakamenya ukuntu abasirikare bameze, bakavuga ati no aba ntabwo bahangana mu yute nta discipline bagira mu basubize. Bivuze ngo rero abasirikare bagomba kuba bari trained, baratojwe, bagomba kuba disciplined, bafite discipline, ubundi bari equipe cyo kugira ibikoresho, bafite ibikoresho, bafite intwaro. Nuko Yehoshafati yari yubatse neza gikomeye cyane cyane byose. Mu gitondo cya kare yibambuye ku gisasiro yumva amakuru b'abaturanyi bawe Abamowabu. Wibuka Abamowabu abahehe ndetse Abamoni ndetse n'abandi ba Seyiri. Ubu bateranye bagiye inama, bagiye gutera, baje gutera nta wundi mugambi. Inama yabo y'ibihugu bitatu byavuze ko bigiye gutera wowe mwami yo. Yambi ibibazo biragwira. Reba igihugu kimwe kigiye guterwa n'ibihugu bitatu byemeye ngo ubutunzi bwacu bukorweho, imbaraga zikorwa ko dutere kiriya gihugu. Biyunze ibihugu byishyize hamwe bikora verification ngo bitere. Noneho ikintu cyantunguye hano gukira Imana nyambere, kugira Imana nyambere, Jehoshafati akibyumva ibyo bintu ntabwo yagiye mu bubiko bw'intambara ngo arebe imbunda atunze. Ntabwo yabwiye komanda ati komanda tegura abasirikare bawe intwara muzishyire hano hafi, yabigenje ati mutegwangana nabo. Ahubwo ahise abwira abo bita abamotsi, sinzi kera cyo ko babita abahwituzi. Yabwiye abahwituzi ati munyure kuri urugo rwose, baba umwana yaba umugore yaba umugabo, imirimo barimo bayute bayihagarike, bakuru urugendo baza hehe mu rusengero, baza imbere y'Imana, biyiriza ubusa basenga. Noneho ngiye kana ntitubizi wenda Imana yadukiza ababisha. Noneho ntabwo yatumye abantu baza gusenga we ngo agende gutegura intambara ajye kogareza urugamba cyangwa ngo asenge ngo tubashe kurwana ubwacu. Ahubwo yaraje abari we uyobora n'aya materaniro jambi, arayobora ajya imbere y'abantu arapfukama, arabanza arapfukama, arangije ntiyagira ikibwiza atambutsa, ahubwo arapfukama ati Mana aba bantu ni bene wacu kuko bavuka mu muryango wo kwa Lote, Aroti umwishywa wa Aburahamu, baje kuturwanya, ndetse ni wowe ubwawe watubujije kugira ikintu tubatwara cyagiye turi kuva muri Egiputa. Uribuka yuko batwimye inzira, urababarira kuko ari mu muryango wacu. None Mana dore bo bashyize hamwe ngo baje kuturwanya, kandi warabitubuje ngo tuzabarwanya kuko ari abavandimwe bacu. Nikiyongere nta mbaraga twebwe twabona Mana zo kurwana. Imbaraga dufite rero zakabarwanyije yaba utarabitubujije, ariko kubitubuza nuko uzi ko nta mpamvu yabyo. Rero ikintu watubujije ntidufite imbaraga zo kuba twarwana nabyo, ngwino turwane. Umwami amaze gusengera isengesho nimugende gutera, abwira abantu bagira utebanye mwe mugende gusa. Suko kurwana yari kurwana iki Imana yavuze, kurwana iki Imana yavuze. Imana ngo muzarwanya abantu ko bene wanyu. Noneho ikindi yibuka isengesho Salomo asengeye ku rusengero, abwira ngo igihe amahanga ateye ubwoko bwawe mujye muza hano bakibuka izina ryawe zabashyize. None ikintu cyanongwe rero urugamba ukuntu rwarangiye mu buryo butunguranye, nyine abantu bamaze gusenga barataha bagenda biringiye intsinzi. Bagiye imbere ubwo bagwe baririmbira abandi, tekereza abandi kujya mu rugamba
abari bakajya imbere bakagenda baririmba sinzi indirimbo baririmbye ariko bashobora kuba baririmbye aho njyanye na Yesu mba amahoro aho nyobora hose muri iyi si aho njyanye na kinyura aho njyanye na Yesu mba amahoro bararimbye gusa aho njyanye nawe nta kinigisha aho njyanye na Yesu mba amahoro amakorari niyo yaweze gahunda nawe reba abantu bagiye ku rugamba bagiye kurwana ingabo ibihugu bitatu byose byateranye ni ukuvuga ngo Amerika Ubushinwa ndetse na Korea y'Epfo ya ruguru byashyize hamwe bigiye gutera igihugu cy'u Rwanda u Rwanda umuyobozi akajya imbere abaminisitiri bakakajya imbere ibitabo by'indirimbo bakagenda bahimbaza Imana Amerika ikibareba sorry Amerika ababisha babo baje kubatera bakibireba bakunda gukora nta kindi cyabaye umusirikari w'umumore yarahindukiye ati agiseye babanje ku gasozi kera barabitoroma aho yireba aho bagere bafashe urugendo ya Seyire ibihugu bibiri by'isamwe bijya gutera kamwe bivuye gutera igihugu nabyo ubwabyo birukeberanamo baricana ubwabo ni hasigana umurimo w'isere bakoze nuwo gutwara iminyago baragiye baratwara byari byinshi babitwa mistatu ngo bamaze mistatu batunda gusa batwara imitwaro gushyira Imana mbere ariko noneho ibijambe binyuranye n'ingingo yo kuwa kabiri ingingo yo kuwa kabiri hari undi witwa Dawidi we yakoze ikinyuranye n'icyo ngicyo Dawidi yakuze ari umuntu sinzi namwita umuberi cyangwa inyeshyamba ariko niko byari bimeze ntabwo ari bene kuko yagiye mu ishyamba akunze ashaka kwicwa ntabwo yumvaga ku butegetsi Dawidi ntabwo yumvaga ku butegetsi ahubwo yari impunzi y'ubutegetsi ntabwo ari inyeshyamba ahubwo ari impunzi noneho Dawidi mbere yuko ahunga yari umuntu uzi ikintu kurwana bisobanuye yari yararwanye n'amabuye arwana n'inyamaswa arwana n'abantu yayitanyaguraga nta n'imwe inyamaswa zigeze yasitaga ku ibuye rikameneka ingwe yafata agatanyura Dawidi wowe ni w'iki gihanganye cye cyarangiye abantu benshi ni Dawidi umwe wishe Goliyati umuntu wari muremure ku isi yose ari umusore ari igihanganye nta muntu muremure wabayeho nka Goliyati nta urongera kubaho kuko niba Adamu uko tubyumva yari afite metero 3 Goliyati aramusumbaga kuko Goliyati yari afite metero 3 urengejeho pati ikiganza ni ukuvuga ngo Dawidi umuntu yarasobanukiwe iby'intambara yishe igihanga cyari kiri ku isi noneho Dawidi amateka yaranditswe hano ku isi dufite abantu banditse amateka mu by'intambara janvier dufite abantu banditse amateka mu by'umuziki mu by'intambara mu by'ubukungu n'ubu turacyabiga benshi baracyanigwa mu mashuri Dawidi we amateka yari yanditse ku bijyanye n'intambara ku buryo abantu bose bashaka gutunganya igisirikare cyabo tuvuge niba abo muri Syria cyangwa muri Egiputa bashaka gutunganya kubaka igisirikare gikomeye bashakaga umwanya bakaza gusaba Dawidi ngo bahe amahugurwa Dawidi aragenda bicyamamare mu bintu by'intambara noneho ikintu cyari kuba ikibazo rero Dawidi yaje kwibagirwaho imbaraga ze zifite aho yazikuye abaje kumubaza mu isoko y'imbaraga kuvuga ko Imana yamusuza amavuta ngo ayikorere byaramunaniye abaje kumubaza amakuru akabwira ati no mwebwe muzana imbaraga zose buriya ngiye ikintu nitaho cyane ngaburira igisirikare sinyangiye umwanya wo kwicara mpora ngitreninga ngitoza dukora ibintu byinshi cyane kandi n'abaturage banjye buri munsi babizeye ko baba abasirikare no ubwo rero ikindi kibitera mfite abaturage benshi cyane burya igihugu kigwije amaboko kigira abasirikare ubwizo mpamvu bakoze ikintu kigali abaturage uretse turaza kuhagera abaturage bahita bumva yuko gutsinda kwa Dawidi ni ingabo zikomeye afite abaturage benshi noneho nabo bajya muri iyo ntambara yo kongera abasirikare n'abaturage Dawidi rero kugira ngo kuko ibintu yavugaga nta proof byari bifite ntayo ntabwo abisirayeli nta gihe na kimwe abisirayeli bagize igisirikare gikomeye nta na kimwe so kugira ngo rero yaproving ibintu intambara nyinshi bagiye barwana ni Imana yarwanaga nta gisirikare bazi rwose mbese abantu bakure mu cakara nta ugira imbunda n'ubweto Dawidi kugira ngo yaproving noneho yerekana abantu yashatse gutangiza umushinga wo gutoza igisirikare noneho ku giti cye ahamagara umwami umukuru w'ingabo we Yowabu zenguruka igihugu cyose umbarira abantu abasore b'ibingiriki bashyira ku ruhande
ubwo abasore bagomba kubara banditse kuko banuze ngo ni abarengeje imyaka 20 utiteye ko bagiye kurongora utiteye ko bagiye kwiga bazana bajye mu gisirikare bose bagire mu gisirikare umuturage imyaka 20 ajye mu gisirikare yo abarangije David we iri ni icyano ntabwo bibize baho ubwoko bwa Israel ibi bintu bishakiye iki mwami Nyagasani ko abaturage bababwire ko ni cyo ushakira kubara ni cyo ushaka kongera ingabo mu bwoko bwa Israel bukiye mu kaga ariko bwa bwibone bwa David butuma atatete atumva inama Imana imaze kubera jambi uwo muntu ushaka kuyamamaza agashaka kwiremera ibyo yaraje bya David sinjye yatumye itsinda gore yati ko ntabwo bizi sinjye wukije amaboko ya Sawuli urishobora ko ari amatekinike yabatumye itsinda koko sinjye wukije intambwe zose wagiye unyuramo David ngo ni wowe none kuko utanyamamaje mugire nyambere nkuko Yehoshafati yabigenje kuko itanze nkuko yafatanye nkuko yabikoze mvuze Yehoshafati atubanga yafati ngo yataravuka ariko rero afatangara abantu bose bagisha inama Imana byo gukora ikintu kuko utakuze nkuko yabikoze none David ubwo utanyumviye niwe wongeye neza ngo unyamamaze mu mahanga yose amenye biturutse mu muntu nakugiriye ibi bintu ukoze ni icyaha gikomeye kiragira ingaruka 3 yatumye Gadi yatumye umuhanuzi Gadi uyu muhanuzi Gadi noneho Imana ibwira David Gadi nyine abwira David Imana yabwiye ngo ibirakoho bitatu uhitemo kimwe hari uko wakemera teza abanzi bawe imyaka 3 bagakubita bakabamenera bazo bateye umugere tabishyura wo kusi ko batabishyura wo twari nkatayigarura bega abanzi mukajya munsi y'abanzi banyu mu myaka 3 cyo cyane kimwe cyo witeye cyakabiri David cyumvishe umutukura muri urazeguruka yumva ibibazo imyaka 3 moko y'umwanzi icyakabiri kiraje icyo no gikomeye hitamo ameza 3 nkore ku mutungo wose w'igihugu cya Israel inzara itera aho imyaka iri umuyaga witwara imyaka 3 ibiva mu mazi weho mushoje noti ameza 3 gusa David nabyarebye kwishwa n'inzara tugahamba imidari tugahamba abantu ndabyumva niki biramushobera cyangwa se emera iminsi 3 uko kwanjye kuza mu gihugu mugiga yice David yarangije areba iminsi 3 asanga naho ni ibintu arangije iyo kinayitamura bati yaje mu Kimana uya ngo njya handi hano arakiza urukundo rw'Imana reka ngwe mu maboko y'Imana basi yo mugiga nize ntakunda yaratunguje n'abasomye byibura Imana ifite imbabazi niwe warasomye igihano cyaje mugiga yisha abantu mu gihe kitagira mu munsi 7,000 hapfuye 7,000 ibihumbi tugarukirano hafi n'iki kintu abantu bazize kutagira Imana nyambere kwa David abisebera barapfa mu cyisho ko twiganye cy'inambara ikomeye kivuga ngo ibikorwa biheruka bya David baranditse ngo kuba bisebe barapfuye bishobora gutekereza yuko ari akarengane bagiriwe nyamara ntabwo ari akarengane ko nabo baravuye ku Uwiteka bari baravuye mu byiringirwa ni uko Imana ngo ikoresha kutumva kwa David ngo hana abanyabyaha baranditse hepfo ngo ntabwo Imana ishobora gukoresha umwana wayo w'umuziranenge wera ngo umukoreshe kwiyandurisha amaraso y'umuntu cyangwa ikindi kintu ahubwo abanyabyaha ubwabo nibo bahanana umurozi agahana umusambanyi agahana umwicanyi agahana umubeshi nuko nguko bigenda kuko abana b'Imana barera ntabwo Imana ifata umwana w'Imana ngo njye guhana abandi bana uvuga ko David wumva ukuntu Imana niyo mpamvu abanyabyaha babwiriza abandi banyabyaha abanyabyaha ubaza ukuntu Imana yanze ko David yiba ku rusengero David wamenye amaraso wakoze wivuguse mu bihe n'ubusaza bwawe dore imbaraga ziragucikanye sinishimira gupfa k'umuntu uwo ari wese ahubwo umuntu ushaka kose akana so kuko ibintu wakoze rero ntabwo wakubaka inzu ngo ndayisengere ntabwo inzu wayubaka rwose nzatoranya umwana wa Salomo murinde intambara murinde ingorane murinde amavuto menshi bizatuma byibuze we yubaka ari muzima ari uwera hano igira Imana nyambere kandi iringira Imana aho kwiringira ubutunzi Yehoshafati yagize Imana nyambere David yiringira ubutunzi n'ingabo ze itandukaniro cyane Janvier niki kiri kwa 3 ni igihe cyo kubaho imibereho yoroheje igihe cyo kubaho imibereho yoroheje bini bicurugo
cyo kubaho imibereho bishatse kubaho imibereho yoroheje. Ni icyo abakristo b'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakwiriye gukora igihe bahanganye n'ibihe bikomeye. Ese dukwiriye gucika intege? Oya rwose, ahubwo dukwiriye gukora ibihanye n'ibyo, kuko tuzi yuko iherezo ry'isi ryegereje kandi Kristo akaba ari hafi kugaruka. Dukwiriye gukoresha umutungo wacu mu kubwira abandi inkuru nziza y'ubutumwa bwiza, kandi tukababwira n'icyo Imana yateguriye abayikunda. Dusoma ijambo riri mu rwa kabiri rwa Timoteyo rwa Petero, turi mu bihe bigoye aho twarakoze ubutunzi turabufite rwose, kandi turi Abadivantisite, turimo dusabwa kubaho imibereho yoroheje, kandi n'ubutunzi bwacu twawugenza gute? Tukabukoresha mu by'Imana. Dusomere urwa mbere rwa Petero turebe. Sinzi note wahagera ndayisomera. Wahageze 3? Yego 3 wasoma ku murongo wa 3 ugeze 12. Aravuga ngo 3 avuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Yego jambe tugende gatoya tuzo gutindaho. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Yes. Iryo ni itegeko ga? Ntabwo ari ibintu byo gusaba. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Nta gutangara, nta akadomo. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Uwa hehe? Uwo kwambara izahabu cyangwa uwo murimbo wo kuzesha amakote, amakaruvati ahenze, amashati anyerera, cyangwa gukanisha imyenda. Nibyo ndi kuvuga. Ahubwo ubu w'imbere ushimwe mu mitima. Iki kintu twakivuzeho jambo. Umurimbo ukenewe ijuru isa n'umurimbo w'imbere. Hehe umeze gute? Uhishwe mu mutima. Umurimbo ushwe mu mutima. Umurimbo utangirika. Umurimbo udashaka kwangirika. Umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ariyo igiciro cyinshi mu maso y'Imana, kandi mukafite amahoro. Rimwe ejo ngana inshuti yanjye twaganiriye ku buzima bw'abantu b'abahanga kuri iyi si. Wagiye ubana nabo, hari twagiraga mu Rwanda bamutaga ayinzira, hari n'undi bawitaga Kirizoroge. Ni abantu bagiye biga amashuri bararangiza. Abantu mwahuraga yo mwahuraga ubona ukuntu mbega gutungura. Kwiyogoshesha n'ibiyogosheshaga. Wasangaga kenshi biyambara amakabutura, abandi bambaye imipira kose. Umuntu igihe amaze ku ishuri yamaze iki umuntu utiba. Noneho ku giti cyabo uyu munsi ngenda numva ibyo bakoraga byari byo. Nyuma yo kwiga amashuri menshi mu gihe ku by'ubuzima byakoraga byari byo, nubwo baga batashokoje, bambaye ikabutura, bambaye ishati, bafite ubwenge. Gutura kuri perezida w'igihugu nemereyeho kugeza ku munyeshuri wese muri kaminuza. Wasanga abaza ngo ayinzira arihe, ayinzira ari barashakishwaga. Bari abantu bahigwa. Hari umunsi yajyaga atega indege, akazi kame bagiye kwigisha Kigali. Akaza kwigisha kame muri kaminuza, nabwo kwigisha amasaha yarangira akagenda kuri indege. Umusatsi kureba ntabwo ari kureba uri kurya. Inkweto yambaraga ntayo kwambara, yari hengamye rwose. Hari undi nzi mwe manda mvuze izina rye, wenda aribwo byayurera bamutaga Kapuma. Yari umukongomani n'ama mvuze izina rye ntabwo yumva ikintu turi kuvuga. Ishati yaracitse aje kutwigisha ndabyibuka. Aragenda ajya muri ofisi y'abarimu, ahita afata icyuma cya garafeza cya gitera inzuma, ahita kubitaho garafeza. Wikero no ahayacitse cyo garafeza, noneho icikana inyuma abana ku garafeza razaho, ahita afata byakore ashyiraho. Ariko akoza akaza kwigisha, kandi twamwica tukamureba kandi akigisha neza. Jamve ndetse tunavumva abantu ntabwo bita ku kintu cy'inyuma, uko bari bazi ko icyuma no bashaka, ntabwo ari ikintu cy'inyuma, ntabwo ari umurimo w'imbere, ntabwo ari umurimo w'inyuma. Ikintu gituma no bashakisha ni ibyo batunze, ni umutungo batunze n'imbere, umutungo batunze mu bwonko bwabo. Noneho Petero akavuga ngo umurimo wanyu ntubu w'inyuma. Nari ndashyikiye umurimo wacu ntubu w'inyuma, ntacyo
baravuze ngo nubona abantu batangiye kwirimbisha ukabona umukobwa yatangiye kwisiga imisatsi yasutse byagenze gute ukabona itorero ryatangiye gura ibyuma yasize amarangi ni nk'uko baruzi gusoma ngo uzamenye ko ibyamuka byagabanutse muri iryo torero ngo riri gukora ibyo bintu kugira ngo rihishe ikibazo rifite mu byamwuka kuko ngo ridafite ikibazo ryakabaye bize rifasha abakeneye bameze nabi ryakabaye bize ribwiza abantu ubutumwa bwiza amafaranga ajya mu ivugabutumwa ariko kuko nyine byarananye turimo dukora inyuma komeza usome iyo somo wirangiza aho ngaho komeza usome kuko niyo cyiciro gishingiye cyane yageze ku murongo wa 4 yego ahubwo uw'imbere umurimbo wanyu ujye uw'imbere umwe mu mutima umurimbo utangirika umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro yego ari we w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Nuko 5 abagore bera ba kera biringiraga Imana yego niko birimbishaga bagandukira abagabo babo bose nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Hano jambo cyo bavuga sinzi tujye muri isomo riboneka mu rwa 2 rwa Petero naho tusome ku murongo ari umusomo kuko tuba tureba ngo ni igihe cyo kubaho imibereho yoroheje. Bavuze ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi kubaho imibereho yoroheje. Mubanze kumenya iki ngiki yuko mu minsi y'imperuka hazaza iki abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo babaza bati isezerano ryo kuza kwerihe kuhereye aho basokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ukurema kw'isi nuko biyibagiza ko yuko ijuru ryahozeho kamwe ku murongo wa 8 ariko bakundwa iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwanye n'imyaka 1000 murongo wa 9 umwami Imana ntabwo isezerano amen nuko abantu babyibwira ahubwo twihanganira itizo kwa yo murimbuka wa 10 ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura ubwo ijuru rizavaho hakabaho umuriro ukomeye maze ibyishingiro byose by'abantu biringiye byose bindi byose byarishingiriye ibimodoka byinshi byatumye badasenga Imana amazu bubatse mu maturo no mu cyacumi byose bikayengereshwa no gushya cyane none bakavuga ngo nuko ubwo ibyo bizayenga bityo niye nuko dukwiriye kuba abantu bera niba jambo kuko mbwira n'ibintu musi bikuza kwegera Imana ari ibintu tuzi neza ko bizayenga kuko ibintu byadutindaho byadutwara umwanya byaducira imyenda ariko kubaho imibereho yoroheje cyavuga hano ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana itazohereza imodoka zo kuza gutwara ubutunzi bwacu mu ijuru. Ubutunzi bwacu bwose buzakongorwa n'umuriro mwitanura. Hano bakavuga ngo nk'abakristo badivantisi umunsi wa 7 buri gihe tugomba kubaho twiteguye kuzahabwa ubugingo buhoraho. Yego dukeneye gukora cyane kugira ngo tubone ibidutunga twebwe n'imiryango yacu, kandi iyo tugize umugisha wo kubona ubutunzi kubwishimira nabwo ntabwo ari bibi. Igihe tutabaye abanyamururumba kandi tukibuka gufasha abakene, buri gihe tugomba guhora twibuka ko ibyo turundanya byose ari igihe gitoya, kandi uko turamutse tutabaye maso bishobora kubangamira ibyamwuka. Ukurundana kose hari amagambo tuvuze kuyabona barabajije jambo ngo tuye reka tuhinjire neza, reka ngo tujye tugera nevuga ngo utari wajya imbere. Hari ikintu tugomba kumenya, ikintu umuntu wowe ubwawe ukiranuka ni uzajya mu ijuru, ubutunzi bwawe na hano buzajya cyakora bose imirimo yo byiza izaba iri mu ijuru, ariko ibyo washabikiye byose bizahya bitokombere
kwa Nowa Sodoma n'Igomora nta na kimwe bari ibintu byabo barabanje bareba filime kuntu bigiye byose birashya ngo iyo umuriro uza guhagarara hagati nuko ngo ntubice ngo bari kwiyahura ubwabo kuko ngo barebaga inzu bubatse neza bakareba amatungo mu modoka barabuze byose niyo byabanza gushya ngo umuriro nta kintu wishe bari bamaze gupfa kera uyu munsi abantu ubatse amazu bamaze kubaka ukabaka imodoka baguze ukabaka amashopu baguze ukabaka imitungo bafite bakiyahura benshi bakiyahura kuko nibyo bintu biringiye byonyine gusa ikintu gihari yego reka tuve mu buzima bushira ahubwo dushaka ubuzima budashira twiringira Imana n'ukuri kuko ijambo ryo rihoraho nayo ihoraho twiringira Imana kuko Yobu yatwe ibintu byose jambo yatwe ibintu byose asigara n'umubiri we nawe atemereye nabi akomeza yiringira Imana ngo nubwo ari cyane nyiringi impamvu dutinya guhomba nuko twiringira ibyo dutunze naho tutabitinya twakiringira Imana yo iduha byose mu gihe gikwiriye nyamara ibyo tugiye kugira nyambere nibiye hano hari isomo riri muri Matayo 6 turakurindaho turihuze n'iryo muri Yohana ngira muri Matayo 6 kugira ngo ibintu bitindaho cyane Matayo 6 hari amagambo aho bavuze ngo mwibikira ubutunzi bwanyu mu ijuru aho ingesi inyenzi n'ibisambo bitagera kuca kubwira none baragira ngo ntitubasha gukorera amafaranga n'ubutunzi in the same time mu gihe kimwe noneho zirikana ko Yesu tigeze avuga ko gukorera Imana n'amafaranga bikomeye ntabwo Yesu ariko yavuze ntabwo avuga ngo soma abantu muri Matayo reka masome nahageze Matayo 6 uvuga ko Yesu yavuze 24 ngo niho nyine usoma aravuga ngo nawe ukeza abami babiri ko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi ntubasha gukorera Imana miriza aho hari ntibubasha ntabwo Imana n'ubutunzi ntabwo ngo biragoye gukorera Imana n'ubutunzi cyangwa ntibishoboka ntimubasha ntibishoboka ko mukorera Imana n'ubutunzi mu gihe kimwe zirikana ko Yesu atigeze avuga ko gukorera Imana n'amafaranga bikomeye cyangwa ko ukwiriye kwitondera uburyo ubikoreramo ahubwo Yesu yavuze ko tudashobora gukorera Imana n'amafaranga bikwiriye kudutera ubwoba kandi bigatuma duhinda umushyitsi impamvu ibintu biteye ubwoba jambi niyo tudashobora gukorera Imana n'amafaranga tubyuka mu gitondo tukaryama tunaniwe yo gushaka amafaranga n'Imana muri inisemuta mu gihe kimwe mfite ubwoba nagize ubwoba yemeje umushyitsi ahantu ko dushobora kuruzinga double twabura byose nk'ingatimene amafaranga ntituyabone uko bidashobora ko amafaranga abonekera hamwe n'Imana mu kintu kimwe n'Imana ntituyibone sinzi uko nakumva nayo gaba ngo konda tubiri kamoya kapo ngo kamoya kamumponyoka ngo ukunda tubiri kamwe karamucika hari n'igihe tumucika twose niyo bidashobora kudukurira Imana amafaranga dushobora kuzabona kimwe tukabona Imana kuziga amafaranga tukabona amafaranga tukabona dusomere hagira kuko ntaravuze bwa mbere wa Yohana 2 yego 15 aravuga ngo nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi kubera ko udakunda ko mukorera amafaranga n'Imana mu kingo kimwe mukwiye kwirinda urukundo mukunda ibiri mu isi cyangwa ibiyirimo yego umuntu nakunda iby'isi umuntu naramukamona akunda data wa twese kuba muri we umuntu ubona aramutse afashe mugenzi we akamushyira muri gereza ku mpamvu y'amafaranga ukabona umuntu gahunda y'ubutunzi imubujije gahunda y'Imana ukunda Imana kuri muri ukabona umuntu igihe Imana yashyizeho cyo gusenga cyo kuyambaza ari mu kazi arimo gukora reka nkubwire ikintu gito wenda ntabwo nyabireba sinyabiceke nubona wicanye umuntu utunze imodoka akabasa mutemo aba no mu nzu ye uko hari igihe ukunda kuba yajya gutura ukabona akoze mu rugo avanye amafaranga 5 kwaca ashyize mu ituro yo gutura Imana atunze imodoka atunze inzu ye aranakora ukabona atuye 5 kwaca cyangwa amafaranga 5 cyangwa amafaranga 5 cyangwa igihumbi cy'amanyarwanda bibaye byiza umuntu amushyira mu nshuti zawe cyane wa musengera kuko uyu muntu utenga guha Imana umuremyi yatanze byose akayiha igihumbi kimwe amaze kimwe cyose akora icyo gihumbi cyakirimo icyacumi kirimo n'amaturo
uyu muntu nta kintu yakumarira mu buzima bwawe kandi hano rwana gufasha ntacyo yagufasha mbega ntiwamugira inshuti magara yamutunamuka ukwiye kumusengera nk'uko ari mugenzi wawe yari mungana ukamutabara ukamugira mugenzi wawe ariko ntumugira inshuti yawe kuko uyu muntu utagira ikintu amarira Imana nta kintu azakora nawe akikumariye haba hari iyindi logic behind ntabwo ushobora gukora Imana gukomeza umuntu ukunda iby'isi ukunda Imana muri we yego komeza 16 yego kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri yego ari n'irari ry'amaso yego cyangwa kwibona yego ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese ibyo bintu ahubwo bituruka mu isi ukabona umuntu akenda avuga ko arambaye umugambi ahora yumva yarya neza agahora yumva yavugurura inzu yarahindura imodoka uyu muntu ibyo navuga ku Mana tuka ku Satani niyo mpamvu dukwiye kumenya tugira nyambe mbega tureke kurarikira janvier igihe ntawe uzaba yemerewe kugura cyangwa kugurisha nyuma y'uko ibintu tubikunze tukabishaka bikatubuza Imana hari amagambo dusoma mu byahishuwe 13 ku nyamaswa yaturutse mu gitaka niyavuye mu nyanja izategeka abantu ikabategekesha igitugu aho ntawe uzaba yemerewe kugura no kugurisha keretse uzaba ufite ikimenyetso cy'inyamaswa tuzi ko inyamaswa ni ikihe kereka uzaba yemera kwica amategeko y'Imana igihe kizagera abantu bashatse gukorera Imana n'amafaranga mu gihe kimwe bahawe itegeko ngo mukwiye kumesa ki mumese kamwe niba mwambuka mwarakurikiye Imana musiga amafaranga ntimukeneye kugura icyo ari cyo cyose kuko ubu tugiye gufata ibintu dukwiye gutandukanya inyabutongo n'imbwija iki kintu bavuze hano Daniel kirakomeye cyo kugura no kugurisha mushobora kuvuga ngo kugenda mu isoko ugatanga amafaranga ariko iyo urebye ubuzima bwa buri munsi kugura no kugurisha utaguze aragurisha uvuga ngo mbega nta kintu mbega nta gaciro uzaba ufite nta murimo uzaba wemerewe gukora n'umwe si ukujya mu isoko ukagura ahubwo naho utuye naho ntabwo bazaba bakureba neza iki gihe njyewe nagikunze gikwiye kubaho mu bana b'Imana kuko iki gihe kuba ko bikiza tugendeye ku isomo twize ntidushobora gukora Imana amafaranga hari abantu babikoreye rero tubikorera uyu munsi agakora Imana amafaranga ibi bintu Satani ntibimushimisha na gatoya kuko abantu baragenda bagasebya Satani Imana ntabwo yishimisha kuko none baraza bagasebya Imana nawe bashaka amafaranga noneho rero igihe kizagera ku nyamaswa ivuye mu mutwe w'umutaka ize kuvangura ibintu mumese kamwe abashaka amafaranga rimwe tuyabaha ariko dushaka kubasinyaho ntabwo mwakemera guhemukira iyo Mana yanyu ngo mwipfire tuba amafaranga abazasinya amafaranga bazayabona bajye bagura banagurisha hari n'abandi bahisemo rero gukorera Imana nta kindi kibavanze twakorera Imana tugiye gukenera amafaranga aho azakenerwa kuko dusaba gucumura tuzihangana dupfe kuko ubutumwa kose baravuze ngo uyu muntu yaguhemukira Imana yakemera gupfa umuntu ufite ikibazo cy'Imana aho yakora icyaha ahitamo gupfa rero nshuti bavandimwe kuvango bakaba hano dusomere mu cyangwa kabiri singa wahageze cyangwa kabiri 14 cyangwa kabiri 14 umurongo wa 22 wenda byango abariho nsoreza reka masome umurongo wa 22 hatubwira ngo 22 ntuzabure gutanga kimwe mu 10 mu myaka yose iva mu butaka bw'imyaka yose iva mu butaka wabibye iyo mu mirima yawe izera uko umwaka utashye hano bari bashishikariza abantu gutanga icya 10 n'umugabane uheruka w'umurongo wa 23 akavuga ngo 23 agatubwira ngo 23 bavuga kuri mavuta nyine nibiki cyo bavuga bakavuga ngo bana batubwira ngo jambi ibinyujije muri Mose Imana yasobanuye yuko imwe mu mpamvu yashyizeho umuhango wo gutanga icya 10 ni ukugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana isaba gutura no gutanga icya 10 ni ukugira ngo twitoze kubaha Uwiteka niho bigaragarira ko twubaha Uwiteka aho ngaho nyine rwose muri Zaburi tubona ko gutinya Uwiteka bifite ubusobanuro bumwe no kumwubaha erega kugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye abakubaha uko wakoreye abaguhungiraho mu maso y'abantu
kugerageza kw'Imana kubasha kuzafasha abantu mu gihe hazaba nta wemerewe kugurisha ugafasha abantu bakomeza kubaho. Soza ndagira ngo usome aya magambo Jean-Pierre. Nubwo muri Bibiriya nta kintu kigaragaza ko ubutunzi ari bubi, nanone muri Bibiriya nta kintu kimwe kigaragaza ko kugira ubutunzi bituma kwitanga k'umuntu mu byamwuka kwiyongera. Naho tubona ko ubutunzi ari bubi, ariko nanone twabonye bwateje intambwe umuntu mu byamwuka, noneho ni bubi rero. Ubwo navuga ibintu bidafasha umuntu gukura mu byamwuka, ibyo bintu byose bikwiye kwanga urunuka, kuko gukura mu byamwuka bifite byafasha umuntu kwinjira mu bwami bw'Imana, kandi umuntu uzahomba ijuru azabahomba ikintu cyose. Yego, mu by'ukuri ukunda ubutunzi bikora ibitandukanye n'ibyo. Ukunda amafaranga wifuza ubutunzi ni umunyururu w'izahabu ubawe ugatanga. Abantu bakunda ubutunzi cyane ni umutanya na Satani, uba ari umunyururu ugenda ubaboha kandi umurungu ukomeye cyane. Mu by'ukuri uhereye igihe ubukristo bwatangiriye nta torero ryigeze rikena umutungo nk'uko itorero muri ibihugu byinshi byo ku isi biwukeneye. Uyu munsi itorero rikeneye umutungo kuri warakeneye mu gihe cya kera. Ubutumwa burashaka kuvugwa. Ikibazo ni iki? Kuki se kukiye kiguzi ubwo butunzi buteza impinduka mu byamwuka byacu, kandi nta nubwo ari impinduka nziza? Ibyo bishoboka bite? Mbese kugira ubutunzi ni ibintu byinshi byimakaza imico myiza ya Kristo. Abantu bakora ubutunzi birimo byimakaza Kristo, ko umuntu muze kubaka inzu, akubaka indi, ni ibintu birimo byimakaza ubutunzi, byimakaza Kristo mu muryango. Kuba twikongera amashuri biri kutwongera intambwe yo kwegera Imana, uko tugiye kwegera hejuru. Simbizi yo mbese kugira ibyuma bikonjesha bizwi ku izina rya firigo byuzuye ibyo kurya, umugabo wene rundo bari kumva, no gutunga imodoka imwe cyangwa ebyiri, no kujya mu biruhuko buri mwaka. Twasohokeye ku Gisenyi, ikindi gihe twasohokeye Kariba, no kugura ibintu by'ikoranabuhanga, kompiyuta n'amatelefone bigezweho bihenze. Aho rero nabonye kompiyuta ihagaze hafi amadolari 20,000. Kompiyuta umuntu akayitunga, sinyashyize mu Nyarwanda. N'amatelefone namubonye rero bayibuze agura amatelefone 250,000. Ibesi ibi bintu miliyoni 5 nk'abaherwe n'abandi bahebuje ko ari abakire, kandi bakaba bashobora gukurikiza umuburo uhabwa na Bibiriya. Ahubwo ibintu ntabwo bikorwa n'abantu bakize cyane ba Bill Gates, ahubwo bimwe bikorwa natwe turi muri middle class. Umwe kwishimiye gutunga telefone imereye cyane, abantu bajya babona n'igihe ndi gufotora babona igitelefone kiri ikintu kimeze nka Apple inyuma. Ikindi kintu iyo barimo kuduha zino nama, bamwe bari mu rwego ruciriritse bahina amaboko ngo birase ngo bitandeba. Niyo firigo nayo mfite, nta firigo niyo modoka nayo ngengira ntabwo nyamara mu byo uteka avuga n'ushobora gusoza. Ahubwo dushaka kuvuga ku bantu bo mu cyiciro cyo hagati bibwira ko mu gihe cya telefone zigezweho, mudasobwa n'izindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bibwira ko batari mu kaga kuko bari mu cyiciro cyo hagati. Bakwiriye bakibwira ko batari mu kaga ko kurwa mu iterambere ryabo. Niyo mpamvu gutanga icyacumi bishobora kuba urukingo ruturinda akaga gaterwa n'ubutunzi, ndetse no ku bantu batari abakire mu buryo bw'umwihariko. Jambo icyo bavuga nyine ikintu mu bihe bikomeye, cyagiye igihe biturakariye, igihe tubona turimo dupfusha dufite uburwayi, mu gihe dutewe nk'uko Yohana yaratewe, si igihe cyo kuba turetse gukora umurimo w'Imana, ahubwo ni igihe cyo kuyegera cyane rusizeho. Hano kino cyisho jambo icyo n'igihe munasangiza bene data, nuko ibyo dutunze byose ari by'Uwiteka. N'igihe ugiye kugura ishati yo kwambara, ukwiye gupfuka mugasenga Imana ko ngiye kugura ishati, Imana ko ishati ndayikeneye, cyangwa hari ikindi gikeneye cya mbere yuko ngura iyi shati wenda ukabona ivyo gikeneye cyane, Imana ko ngiye kubaka inzu kuko niyo gikeneye cyane, Imana ikuyobora muri kimwe cyose cyane. Kandi rega tugomba kugira Imana nyambere muri byo, kuko ibintu byose nibyo byubakiyeho. Buriya iyo bishora mu ntambara bari gutsindwa, bashaka gutsindwa cyangwa gatsinda bangije byinshi nabo baruri. Ubwo rero ikintu cya mbere, reka umusingi wacu ube Imana.
nakunze Dawidi nubwo hano bamutata nk'urugero rubi mu bantu batubashye Imana. Dawidi byose yajya gukora ngo Dawidi ngo agishe Uwiteka inama. Mureka Uwiteka tubere abajyanama. Tugiye gufata umwanzuro wose. Tugiye kuryama, tubyutse. Yego. Tugisha inama Imana. Tugiye gukora mu kurangagiza, mu gukora ubukwe. Ikintu tugisha Imana inama. Ngo Dawidi agisha Uwiteka inama. Icyo bisobanuye niki? Wagendana n'Imana imyaka 300. Enoki imyaka 300. Uvuga ngo abo Imana igiye barajyana. Na Enoki abagiye nabo bakajya nuko kwa Kristo bazatsinda urugamba bagomba kuzaba bameze mu gihe giheruka. Kandi witaga umugisha. Amen. Kaduse Mana data twese uri mu ijuru urahambaye ufite kugira neza kwishira icyubahiro. Amen. Uwiteka uduguje ineza yawe muri aka kanya. Turatsinzwe rwose. Tubonye ko usumba byose, usumba ibiremwa, niwe Mana ishobora byose. Yego. Turakwinginze ngo uduhe umutima wo kugira nyambere. Amen. Reka imiboro yacu ibyo dutekereza byose, ibintu byose mutangabugingo dutekereza tubaze wowe mutangabugingo. Amen. Kuko ari ushobora byose. Yego. Uwiteka rino jambo nukuri ricejeje mu mitima yacu. Amen. Uwiteka uduhe ugutura amaturo kubyo waduhaye. Kuko ngo nirwo rukingo rw'ibibazo byose. Uwiteka tugirire neza. Amen. Umutima wo kwikanyiza udukure, uduhe umutima woroshye rwose. Kugira ngo kuri wa munsi uzaduhamagare mu mazina yacu. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen.